Yeah. Nanone ni kuri ya YouTube channel yanyu uyu munsi ugiye kureba agafilime gasobanuye guhera uyu munsi ngiye kujya mbatamo n'udufilime dusobanuye genda cyari number 1 abanzi ntago bangereranya abamenye ntago banshidikanyaho filime tugiye kureba yiswe ngo iki bayise ngo Even Lambs Have a Thief. Filime itangirira kuri no n'abakobwa babiri kandi bari inshuti bavandimwe babanda abakobwa barusanga arabana inshuti umwe yari umwana witonda cyane witwa Katie babakobwa nyine usanga bitwararika ari kumwe na mushito yo bitaga Sloan we w'umusazi. Abana bari mu buriri bari gupanga bavuga bati tugiye kugenda tujye gukora ku ifamu ahantu mu cyaro kure tugende tuba dukora mu ifamu ariko duhiga amafaranga tuyabika amafaranga tuzakorera muri iyo ntara ati giye tuzamarira n'amafaranga tuzaba twarabitse azadufasha kuba twavuye tukigira muri New York mu mujyi kurya amafaranga cyangwa se kuryoshya. N'abakobwa babiri n'abashuti abana b'abakobwa ubwo bari bapanze urugendo mu gitondo rwo kuza kujya kuri iyo famu kujya gutangira kakazi onkere wabo bitaga Jason bwo yaje kubafata abari gufata anko yaraje Jason atwara abana bajyane ku isambu aho bagiye kujya gukora kuri iyo famu. Onkere nibwo yaje afata abana abajyana kwa shiriwe aravuga ati mwabana mwe iri joro muraza kurara kwa shiri wanjye nanjye hano tuba ejo mu gitondo nibwo ndubuze kubabyukana mbajyana. Nibwo noneho abana bamaze kugera mu cyumba n'udushuti ni tubiri bana bari hano mu cyumba bari kuganira. Sloan abwira mugenzi we aramubwira ati abwira Katie ati nitugera ahantu tugiye gukorera muri iriya ntara nitugerayo tuzahindura amazina twita amazina ya fake atazagira n'umenyi zacu. Sloan nawe arabyemera. Nibwo Sloan yavuze ati ngenzi yitwa Heather naho weho wiyite Ripley babyemeranyaho n'amazina uko arabiri. Umunsi wakurikiye Uncle Jason yaje gufata abana abajyane abasige kuri station aho bagombaga kuza gutegera bagakomeza berekeza. The two off at a station from to the farm. Anka maze kugeza abana aho yagombaga kubasiga kuri station bagombaga gutegera yarababwiye ati ikintu mugiye gukora mugiye kujya munyandikira buri munsi tugiye kujya twandikira mu makode kugira ngo menye ko mutekanye ahantu mugiye. Jason ni umupolisi ni onkeri w'abana abapolisi nawe urabizi ukuntu bafite amakenga avuga ati utwana mbere y'itondo tugomba kwitwararika. Abana arababwira ati mwabana mwe buri munsi mujye munyandikira ijambo ryitwa Apple ni kode tuzajya twandikiramo nimunyandikira ijambo Apple nzajya menya ko mumeze neza ubwo ibintu byose ari umutekano. Abana arabasezera berekere. Abana nta kindi cyagombaga gukorwa aho bategerereje bisi ngo yagombaga kuza ikabatwara bagombaga kuyitegereza hafi isaha yose. Abana barategereza bategerereza aho hantu kugira ngo bategerereze hanze bisi baravuze ati reka tube twicaye muri karaga cafe cyangwa se iriya coffee shop tube twinywera akantu k'agakawa mu gihe dutegereje. Binjira muri coffee shop bagendewe banywa amakano n'abana ni babiri ni inshuti baragenda bicara kuri tabure bicayeho hahita habinjirana abasore babiri baraza urababona baza babegera ubwira ati bita abakobwa twakwicara namwe tugasangira. Gusa abakobwa nabo babarangije babajije amazina bababwira ya mazina ya fake ya mazina baraye bihimbye. Wibuke basanzwe bitwa umwe ni Katie undi ni Sloan ariko bababishya amazina. N'abahungu babiri babegereye baza kwicara nabo baganire nyine kumwe abahungu babona abakobwa ari babiri bari bonyine bakavuga ati reka tubinjire ko tube tuganira tumena amabiri ntiwamenye hanashye. Abahungu babiri babasatiriye barabibwiye nge nitwa Jade undi yitwa Lucas bari abavandimwe babiri bavukana. Biba ngombwa ko bababwira ati ahantu mugiye turahazi kandi natwe niyo nzira twari tugiyemo aho gutegereza bisi ribuze no gutinda mwaza tukabaha lift niyo nzira turi kujyamo. N'abasore bato kandi b'amabogari abakobwa barabyemera abasore babaha lift. Gusa Katie yari yabanje kubyanga Sloan niwe banza ahita abyemera avuga ati tugende wana nta kintu badutwara. Abakobwa nuko binjiye mu modoka n'ibikapu byabo. Gusa mu nzira bari kugenda wa musore Jade wari uri kuri vora atwaye imodoka arangije kuri ya famu yagombaga gusiga abakobwa dore ngaraharenga akabakomezanya. Abakobwa uko ari biribire bacanga aravuga ati nta kibazo bapfa kuba baza aho batujyanye wabona bari budukatisha wenda tukagera aho batujyanye wenda hari indi nzira ihagera aho bamenyereye no mujyi barakomeza baragenda. Uko bagakomeje urugendo abasore baragiye babaparika ku rugo bagiparika ku rugo abakobwa bakibaza ati hano mutuzanye ni hehe babona hosotsemo umumama w'umukecuru baravuga ati rwasotse umumama w'umukecuru byibuze turatekanye nta kibazo. Buri ikibazo nuko abahungu mutaziranye bakujyana byibura ahantu habonyine muri ghetto ariko bahise babona abakobwa nako abasore babajyanye ahantu hasokamo umukecuru ahita bakari bati mwinjire mbakantu ko kunywa kagacyayi. Umukecuru abaha karibu mu nzu ajya kubakorera akantu k'agacyayi ko kunywa. Gusa bakigera mu rugo nanone onkeri w'aba bana wa mupolisi Jason yahise abandikira message ababaza nimba bameze neza. Umukobwa nawe nkuko babyumvikanye ahita amusubiza rya jambo bumvikanye kazajya mwandikira Apple ijambo onkeri w'umupolisi ritari mumenyesha ko abana bameze neza. Barangije bazanira agacyayi bari kunywa. Umukecuru avuga ati mwanze munywa agacyayi muri bashya mu mugire katubaha ikaze aba n'abahungu banje vuba murahita musubira ku kazi kanyu aho mugiye ariko reka tubanze tubakire nta kibazo.
abakobwa nibwo batangiye kurya barananywa akantu k'agacyayi. Gusa uko bagakomeje kugenda banywa cya cyayi, kumbe niko amaso yabo yatangiye kureba ibiyezi bamera nk'abatari kureba neza mu cyayi umukecuru yari yabashyiriyemo amarozi. Abakobwa bakibona bagitangira kureba ibiyezi babona ko ahantu basuye atari urugo ruzima, nibwo basohotse mu nzu birukanka, ariko batareba neza bari kugenda bareba ibiyezi, ari nako biruka mbega zigizage bandika iminani. Gusa ntabwo byatinze, ba basore babirutse inyuma baraza barabakubita ku mitwe, babagarukana babateruye babahetse basinziriye, babinjiza mu nzu. Bukeye bwaho abakobwa bagaruye ubwenge basanga baziritse iminyururu bari ahantu mu ishyamba hagati mu bikontineri, ariho babazirikiye. Abagabo bari babazirikiye mu makontineri abiri yegeranye. Uwitwa Jed, umwe muri ba basore wari washimuse bano bakobwa, abazanira imyenda, abakubita icyo kurya, arababwira ati mufite uburiri, mufite toilette mwese, muri buri muntu kontineri afungiranyemo, muraza kuba muba hano nta kibazo na kimwe muri buze kugira, ni hano mugiye gutangira kujya muba mu ishyamba hagati ry'inzitane, nk'uwaguta muri Nyungwe ahantu hagati hatajya haca abantu, hatagendwa n'abantu, niho abakobwa babafungiranye n'iminyururu. Barakwereka hashize amasaha abakobwa bamaze kwambara, hari undi mugabo waje witwa Boris, akaba ari we boss w'aba basore bashimuse bano bakobwa uko ari babiri. Haje boss wabo witwa Boris. Boris amaze kuhagera, ikintu cya mbere yahise akora, yahise afata telefone ya Kitty, abanza arebe nimba nta muntu bandikiranye cyangwa se nta message bohereje bavuga ahantu baherereye cyangwa bavuga ibyababayeho. Ikintu kindi yahise abanza kubona, yarebye ibyangombwa by'abakobwa n'amatelefone yabo, yitabona ko burya babeshye n'amazina atari kubitwa. Amazina ni Kate na Sloan, andi bari bavuze yari ibinyoma, n'utuzina bari bihimbye. Ndetse umugabo ahita anabona ko message umukobwa yagiye yandika mu minsi ishize ari ijambo Apple. Barabahatiriza paka basobanura ko iryo ari ijambo rya kode, bandikira iwabo bababwira ko bameze neza. Umwana byarangiye yivuyemo. Abakobwa ikintu cyahise gikurikira, bahise bababwira ati mukuremo imyenda muhagarara mutangire koga. Bahita batangira koga, abagabo bicaye aho ngaho bari kubareba. Gusa uko bakabaye bakira aho ngaho bakimara koga, sheriff cyangwa se umupolisi wo muri uwo mujyi ukuriye abashinzwe umutekano ngaho, sheriff yahise ahagera, aza afite imbunda yitunze babagabo bashimuse abakobwa. Abakobwa bakibona ko sheriff atunze bya bigaba imbunda, bagenda bamwirukira inyuma byibura bavuga ati umupolisi ashe kudutabara. Kumbe sheriff yahise aseka, bano bagabo bakorana nawe, yarari kubakinisha n'imikino, bakorana na sheriff ushinzwe umutekano muri uwo mujyi, barakorana mu gushimuta abana b'abakobwa, barangiza bakajya babacururije muri iryo shyamba. Sheriff kandi nayo kubera gukorana nabo bahungu bacuruza abakobwa, ikintu cya mbere sheriff yahise akora, yahise afatamo wa mukobwa umwe witonda witwa Keti, arabanza mujyana mu gikontineri kimwe. Sheriff nawe abanza kujya kumufata ku ngufu. Amaze kumufata ku ngufu, nanone Sironi yinjira muri kontineri ajye kureba mugenzi ukuntu ameze, asanga sheriff amaze kumufata ku ngufu, arasohotse, umukobwa ari gutitira afite ubwoba, yataye umutwe, igikorwa kibi. Gusa nanone ku rundi ruhande tuvuye aho ngaho mu ishyamba, umukobwa uko bagafashe telefone ye babagabo, babwiye umukobwa ngo andikira biwanyu babwire ko umeze neza. Umukobwa yandika message avuga ngo tumeze neza, ariko ntiyakwandika rya jambo Oncle yamubwiye Apple. Oncle tuvuye yaratugaruka ahantu yarari, yakomeje kureba message n'umukobwa yamwandikiye amubwira ngo tumeze neza, ntiyakoreshe ya kode bavuganye yo kuvuga ngo Apple. Oncle atangira guhangayika, aravuga ati uyu mukobwa ko twavuganye kazanyandikira Apple aribwo nzamenye ko ameze neza, kuki yanyandikiye ngo tumeze neza none ntakoreshe kode twavuganye. Oncle atangira guhangayika. Wibuke Oncle ni umupolisi. Abakobwa uko bakwicaye muri iryo shyamba, nanone ako kanya ba basore batangiye kubagurisha, bakiriye umukiriya. Bivuze ngo ni amakontineri arimo uburiri n'ibintu byose. Abakiriya baza babasanga mu ishyamba, ukishyura ugahitamo uwo muryamana, warangiza ibyo ukora ukagenda. Umukiriya bakiriye none ni umukiriya umeze nk'umusazi, umeze nk'amayibobo, umeze nk'umusazi. Niwe mukiriya waje, ahita afata Sirona amujyana muri kontineri, nawe ajya kumufata ku ngufu, ajya kumusambanya ku gahato. Arishyura, maze kwishyura umukiriya arigendera. Gusa nanone tuvuye kuri babakobwa, kuri wa Oncle wabo Jason no akomeje gutekereza kuri ya message ukuntu bidahura neza, yahise afata telefone yahamagara none ku kazi aho babakobwa bagombaga gukora ku ifamu, cyangwa se hamwe bagombaga gukora ku ifamu. Barabwira ati umunsi w'ejo ntago abakobwa bigeze baza mu kazi, na n'uyu munsi ntago bigeze baza mu kazi. Oncle ahita amenya ko harimo ikibazo, ahita avuga ati ngomba kwatsa imodoka nkajya muri ka gaturage nasizemo abana b'abakobwa nkamenya ukuntu bameze. Tugarutse kuri babakobwa noneho bakiri kubacururiza, umukiriya noneho wari uje yarateye ubwoba. Umukiriya waje, ikintu cya mbere bano bagabo babacuruza babanje gufata ibitambaro bapfuka mu maso y'aba bakobwa kugira ngo bano bakobwa batamenya noneho n'umuntu ugiye kubasambanya. Umukiriya waje nawe amaze guparika imodoka, ikintu yakoze yahise abanza yambara maske y'ingurube kugira ngo hatagira yaba muri bano bakobwa agiye kugura batamenya isura ye, n'abakobwa babapfutse ku maso hatazagira n'umenya isura ye. Umukiriya uteye ubwoba niwe bakiriye. Uwo mukiriya arangije afata wa mwana w'umukobwa Sirona amwinjiza muri kontineri, amaze kwishyura amafaranga ajya kumukorera ibyamfura mbi.
akora ibyo akora, aza gusohoka. Amaze gusohoka agiye, Kate ajya kureba muri kontineri mugenzi w'ibyo icyo kigabo kije cyambaye masike, bose bari babanje kubapfuka ku maso, amenya icyo kigabo gikoreye ibiki mugenzi we Sironi. Kate ageze muri kontineri asanga Sironi afite ubwoba bwamwishe, ari gutitira, bisa nk'aho ikigabo cyamukoreye ibintu bitigeze bibaho, mbega ari ibintu bibi cyane, umwana yahamutse, byamurenze yabaye nk'umusazi. Icyo kigabo umenya ari kibi cyane, ikigabo cyita kimanukira cyambaye masike y'ingurube. Tuvuye aho ngaho bari gucuruza abana b'abakobwa, Jason yari yamaze kugera mu mujyi. Ikintu cya mbere yahise akora, Jason onkere w'abana yahise ajya mu biro bya sheriff, ajya kubaza sheriff, kumbe sheriff agiye kuregera cyangwa se kumubaza amakuru y'abana yabuze cyangwa se batari kwitaba telefone, ashobora kuba bafite ikibazo mu mujyi. Sheriff agiye kubaza ni wa wundi w'umugambanyi n'ubundi ufite uruhare nawe mu gucuruza abana b'abakobwa. Abahuye na sheriff, uko yakaganiriye na sheriff, sheriff aza kuvumbura ko uwo mugabo uje kumureba. Burya natwe twari tuzi ko ari umupolisi, burya ntago ari umupolisi gusa, ahubwo akorera FBI. Sheriff yikangamo ko babakobwa bashimuse bari gucuruza, onkere wabo uri kubahiga ari umukozi wa FBI, kandi FBI barayitinya. Sheriff nibwo yamoje atabana ubundi ubwiye n'iki ko bafite ibibazo, nibwo onkere nawe yaje kwinyuramo abwiza ukuri Sheriff azi ngo ni umuntu muzima ari kubwira. Aramubwira atabana tugira kode twandikiranamo, atejo bakoresheje ijambo ritari ryo, banyandikira ko bameze neza, mpita mbona ko abana bafite ikibazo n'ubwo nta nubwo bari kwitaba telefone. Sheriff agata mu gutwi nk'umuntu ukuriye babagambaniye. Icyakurikiye Sheriff feri ya mbere yise ayifatira muri rya shyamba amwe gucururiza abakobwa, aza afite ubwoba babwira ati bano abakobwa baratubeshye, ijambo banditse ntago ariryo basanzwe bandika, bari guhigwa na onkere wabo ukorera FBI. Ataho kugira ngo FBI itangire kwinjira muri izi business dusanzwe dukora zo gushimuta abana b'abakobwa tukaza kubagurishiriza mu ishyamba, ahubwo ikintu kizima mureke tubice imirambo tuyijugunye. Niyo gahunda bahise bafata, ndetse na boss wabo Boris mukuru ahibereye arabyemeza, aravuga ati koko kugira ngo FBI idakomeza no kutwinjirira cyangwa se bakazaba banavumbura ko ibintu tumaze igihe tubikora kandi dukomeje no kubikora, reka dufate bano bakobwa uko ari babiri tubice imirambo tuyijugunye mu ishyamba. Gusa uko bari kuganira ibyo ngibyo, wa mukobwa bita Kate yari ari kubumviriza batazi ko ari kubumva, bamenya ko bari gupanga noneho kubica imirambo bakayijugunya. Bimeze bite? Tuvuye aho ngaho nanone onkere w'abana ikindi kintu yahise utekereza cyo gukora, yahise yirukankira nanone hahandi yasize abana b'abakobwa. Wibuke basize ahantu bagombaga gutegera, ariko hakaba hari na kafe, akantu k'agakantine. Arangije ahita yinjiramo ajya kubaza umuntu ukoramo, aramubaza ati abakobwa nasize hano. Kubw'amahirwe asanga umugabo ukoramo aho ngaho, abakobwa arabibuka. Nibwo yatangiye kubwira tonto w'abana ati abana bavuye hano bajyanye n'abahungu babiri, bagiye mu modoka isa gutya na gutya, imodoka y'uburara yimusobanurira neza. Onkere leta amenya ahantu agomba guhera none yahiga abana. Bukeye bwayo cyakurikiye niki? Sasa Kate yahise yongorera mugenzi we Sironi, atangira kumubwira ati bari abagabo nabumvishe bari gupanga kutwica uyu munsi, imirambo yacu bakaza kuyijugunya. Icyakurikiye yamabanda uko ari abiri, Jade na mugenzi we bahise bazana cya gisore kigeze kuza kigafata ku ngufu Kate, kimeze nk'igisazi, kimeze nk'ikituzuye, kimeze nk'ikimayibobo. Barakizana barakibwira ati buducungire bano bakobwa turaje gatoya. Menye bari bagiye gushaka ibyo bari buse kwifashisha bica bano bana b'abakobwa. Icyakurikiye sasa Sironi yese atangira kwegera cya kigabo babacungishije, kimeze nk'igisazi, kimeze nk'ikituzuye, ni ikimayibobo. Atangira kugikarangira, agikarangira akanyobwa kireshyareshya kereke ko yagikunze, kugira ngo barebe ukuntu bacika. Amaze kumwegera ari kumureshya ameze nk'ugiye kumusoma na wa musazi, amwegera azinga umukobwa agiye kumusoma. Umukobwa buriya umuntu uri mu bibazo ntahadapfunda imitwe. Icyo yakoze ni iki? Yahise amuruma ijosi, ararishwanya gusa nta yindi ntwaro yari afite yakoresha. Amera nk'ivampire muri ako kanya kugira ngo atabare ubuzima bwabo. Abakobwa bamaze kwica uwo mugabo, icyo bakoze bahise bihambura amapingu na yamenye bari barabashyizeho yose, barabyihambura, ariko nibajya kure bahita bihisha. Ako kanya Sheriff ahita ahagera. Sheriff ubundi niwe waruje kubiyicira ngo abarangize, niko bari bumvikanye. Sheriff akigera ngo aze kwica abana b'abakobwa, akomeje kubashakira muri ya makontineri, abona iminyururu iri yonyine. Abana b'abakobwa bahita bamanuka inyuma, bahita bicomeka mu modoka ya Sheriff, abariyo bacikiramo barayitwara. Sheriff bamusiga mu ishyamba wenyine. Abana bamaze gutoroka. Bimeze bite rero? Abana b'abakobwa n'umujinya mwinshi, ikintu cya mbere bahise bakora bakimara ko imodoka ya Sheriff bakimara kwinjira mu mujyi noneho nyirizina, bahise babanza bajya mu gasantere kari aho hafi, bajya muri Iranezeza Hardware Limited muri kenkayiri iri hariya mu mujyi. Barabanza bajya kurebamo ibikoresho by'ibanze n'umujinya mwinshi n'ubugome bwinshi, nk'abana bamaze iminsi b'abakobwa babiri bafatwa ku ngufu bakorerwa ibyamfura mbi. Biriya bintu biragenda bikica umukobwa mu mutwe ku buryo ahura n'ihungabana n'igikorwa cy'ubumukoreye ubu mwishurubuzo. Abakobwa umujinya bari bafite wose, mbere yo guhamagara onkere wabo, mbere yo kujya kurega abantu babahemukiye, babanje kujya muri Iranezeza Hardware, bajya muri iyo kenkayiri
bajya gukoramo iki rero? Dore abana ngo baratangira kumanura ibikoresho, bamanura iminyururu, imisumari, bamanura amatenesi, nimbura yo gukoresha iki, bamanura ibyuma, bamanura inkezo, inyundo, amasupana, igikoresho cyose wakwifashisha wica umuntu, byose baragiye barabigura, basiga bishyuye Dieudonné. Dore ukuntu abana basohotseyo, hano hantu hagiye gushya tu. Gusa abakobwa mbere yo gusohoka barabanje babaza umuntu bishyuye cyangwa se ukora amangaho Dieudonné, baramubaza ati ese wabuze umuntu bita Boris yubuke niwe boss utwara imodoka y'ubururu, waturangira ahantu atuye? Tuno dusantere two mu cyaro ubusanga abantu bose baziranye n'ahantu batuye, baganira bamenyeranye. Abakobwa birangira Dieudonné barangiye ahantu Boris niwe rukuriye bashimuse abana abakobwa bafashe gahunda yo kujya kwihorera. Bimeze bite? Uzurebe filime. Gusa uko abana bari bamaze kumenya ahantu Boris ari, umusore nawe onkere wabo wibuke yarakiri muri uwo mujyi, bamaze kumubwira imodoka yashimuse abakobwa, nibwo yahise ajya kuri kampani kodesha imodoka muri ako gasantere, atangira kubabaza ati nagonganye n'imodoka y'ubururu imeze gutya na gutya, nashakaga kumenya nyiri iyo modoka nidemenya ukuntu dukemura ibibazo byacu. Baramubwiye ati iyo modoka niyo witwa Boris, bamurangira mbega ahantu aba. Tuvuye aho ngaho tugaruke kuri Boris cyacicanye cyase cyakigize cyanabi. Ageze mu rugo iwe, kumva ko yakageze mu rugo Boris, abana b'abakobwa bari bamenyiwe kare, bamaze kuhagera bamwiteguye. Boris ahindukiye abona abana b'abakobwa bamaze kugera mu nzu ye, barakaye, bariwe nk'umukobwa wese uzi ko yafashwe ku ngufu cyangwa wahohotewe, urumva agahinda bafite. Abakobwa baragiye bagufatira itenesi, nimba barayicengejemo imisumari gute, batangira gufata ya matenesi azengurutswe n'imisumari, bakajya bayatera mu maso wa mugabo Boris, ariko bayamupima umubiri wose bamutera ya matenesi ariho imisumari. Birangira Boris bamushyize hasi, ndetse Boris atangira kubinginga abwira ati mumbabarire, basi mfite amafaranga menshi muri iyi nzu, muri Kenya bahe. Gusa abakobwa wahohoteye wafashe ku ngufu sinzi ko amafaranga aricyo bari bakeneye, bari barakaye, batigeze bajya no kubariga kuri polisi, gahunda bari bafite no kwihorera gusa uko bari muri ibyo byose, onkere wabo nawe ari kuza, ageze hafi y'inzu, agiye kugera neza kwa Boris. Abakobwa baracyari guhohotera Boris, bavunagura umubiri wose. Baramubaza bati ikintu cya mbere tugiye kubaza, nutagisubiza turakwica, turashaka kumenya umuntu mwatugurishije akadufata ku ngufu yambaye maske y'ingurube ninde? Wa muntu wafashe ku ngufu Sironi agahahamuka, ndetse wanamuteye ubwoba mu bantu bose bamugurishijeho. Baramubaza ati turashaka uriya mugabo waje wambaye maske y'ingurube. Umugabo yanze kuvuga, abakobwa bafata igisongo bakinyuza mu kibuno cy'umugabo, barajomba barazamura, ndetse nuko Boris yapfuye, ariko apfa ababwiye umugabo babagurishijeho. Urebe filime. Bakimara kumwica bahita basohokera mu muryango w'inyuma, onkiri wabo nawe yarahageze, yinjirira imbere aje kureba amenye uwo mugabo bivugwa ko ari watwaye abana b'abakobwa mu modoka. Bimeze bite? Onkiri akinjira mu nyubako, gusa akigera mu nzu yasanze wa mugabo Boris, abakobwa bose bamwishe ariko atarahera umwuka neza ngo umwuka umushiremo. Icyo yakoze ni iki? Onkiri yahise afata umugabo amwinjiza mu modoka wa mugabo Boris yaraje kureba, we ntanamuzi, ntazi nimba ari n'abashimusa abana, ahita amufata amwinjiza mu modoka, amwirukankane kwa muganga arebe ko bamutabara. Uwo ni Onkiri wibuka ashinzwe umutekano, agomba gufasha abantu, amwirukankana kwa muganga arebe ko bamutabara atarashira mu mwuka. Gusa nanone nyuma y'akanya bari kwa muganga, Sheriff nawe yari yaje kwa muganga, asohoka mu bitaro, aza kubwira Jason, amubwira ati Onkiri, amubwira ati umugabo wazanye hano uje kumutabara witwa Boris yapfuye, ntabwo yabashije kubaho. Umugabo nawe nicyo yatekereje, Onkiri aravuga ati reka nongere mpamagara telefone y'umukobwa y'abakobwa banjye, numve ko iri gucamo basi mbavugishe. Ahamagaye telefone y'aba bakobwa, abahamagaye ahagararanye nande na Sheriff, telefone isonera y'abakobwa mu mufuka wa Sheriff. Wibuke Sheriff wa munsi bafata abakobwa bakamenya ko banditse message itariyo, Sheriff abakobwa yise bakora telefone, atangira kuyibika mu mufuka, arayigenda namenye yaribagiwe. Sheriff ahita amenya ko bamuvumbuye, ahita akura imbunda, ahita yitunga Onkiri w'abana Jason. Tuvuye kuri Onkiri bamutunze imbunda, nanone twigarukire hakunino. Abana b'abakobwa bahise berekeza kuri paruwasi, ku rusengero, kuri kiliziya. Bajya kuri kiliziya, kumbe bari bababwiye ko wa mugabo wabafashe ku ngufu yambaye mask, ubudashaka abantu bamubona n'abakobwa babapfutse ku maso, burya ni padiri mukuru kuri ya paruwasi yo muri iyi karitsiye. Niwe wajyaga anyuza umuntu akajya kugura abana b'abakobwa yambaye yihishe, ari nawe wabahemukiye cyane mu bose babakoreye ibintu bya mfurambi. Abakobwa icyo bakoze ni iki? Umukobwa umwe Sironi yaciye imbere, hari abinjira mu rusengero, aza arebana na padiri, barebana amaso ku yandi. Padiri nawe azamusatira, gusa padiri mu gihe yari yiteguye ko umukobwa bagiye guhangana, Keti yari yaciye inyuma, ahita akubita ikibando ku mutwe padiri. Padiri arambarara imbere ya ritari.
abakobwa bamaze kumukubita padiri akiryama hasi bahita batwereka abana b'abakobwa bibera imodoka nanone bari kugenda ubona ko none batakitaye ku bya padiri bakomeza batwara imodoka kumbe kugera imbere baparitse imodoka nibwo tubona ko urugendo rwose bakoze bari batwaye imodoka muri kaburimbo burya wa mupadiri bamukubise ku mutwe asinziriye bamuzirikira ku modoka inyuma bagenda bamukurubana muri kaburimbo kugeza aho bari bageze baraparika bamuzirikura ku modoka n'abakobwa n'umujinya mwinshi cyane ku bantu babahohoteye bafata umupadiri bamumenaho esanse padiri wagatanze urugero nawe unyumvire bafata esanse bamena ku mupadiri baramutwika basiga ari gushya batse imodoka barigendera uwo n'undi bari bamaze kwica gahunda yari igikomeje yo kwihorera ku bantu bose babahemukiye bakabagurisha bakabahohotera bakabafata ku ngufu padiri yari amaze kuva mu nzira katurore abakobwa gahunda yari ikurikiye kwari ukujya noneho kureba wa mupolisi cyangwa se sherifu wa wundi ufatanya n'amabandi gucuruza abana b'abakobwa tuvuye aho ngaho ku bana b'abakobwa bagiye kwa sherifu bahita bakurika kwa sherifu mu rugo sherifu yari yamaze gushimuta wibuke yari twasize yatunze imbunda onkere w'abakobwa Jason yari yamaze kumugezi we yamaze no kumuzirika yaziritse onkere w'abana ku ntebe muri salo si ibyo gusa sherifu yari yamaze nanone gushimuta utundi twana tw'udukobwa tubiri twagombaga kumera none nk'utugiye kujyanwa ahantu tukajya gucuruzwa bigaragara ko ari bizinesi bakoraga amanywa n'ijoro iyo babonaga umwana uje mu mujyi mushya baramushimutaga bakajya kumucuruza abana b'abakobwa uko sherifu yakizeye ko yafashe Jason babakobwa uko ari babiri baramwinjiranye baza baje gutabara ndetse bahita batabara twa twana tw'udukobwa tubiri sherifu uko yagasize onkere w'abakobwa muri salo abajyanye b'abakobwa mu cyumba zigagiye kubafata ku ngufu yasanze bamutegereje abakobwa sherifu naho bamwiciye bamwica nabi babanje kumukiniraho ndetse bari kumukiniraho bafata imbunda irimo isasu rimwe bakajya barasa ku buryo icemba irimo isasu niza kumugeraho umugabo ari buze gupfa babanje kumukiniraho ubufindo bamwice nabi sherifu nuko bamwishe abakobwa ubarebye mu maso bari bamaze kumera none nk'abantaye umutwe cyangwa se nk'abasaze ariko nihungabana bari batewe n'ababafashe ku ngufu abakobwa gusa nanone bari babonye ko muri salo onkere wabo Jason ari hari ariko baravuga bati onkere nditumubwira ko turi hano cyase turi kwihorera araza kutubuza ntabwo biri bugaragare neza abakobwa bahita bamaze kwica sherifu bahita bazirikura bwa bwana bw'ubukobwa bundi bwari bwashimuswe barabwira ati mugende muri salo muri kuze cyangwa se mu kindi cyumba mugende mufungure onkere mu mutabare ariko nimumubwire ko tubatabaye nimumubwire ko mwana tubonye nimumubwire n'umuntu wishe sherifu mwicecekere abakobwa koko baragiye bajya guhambura amaboko ya onkeri abaje ati ninde wishe sherifu ninde ubarekuje mwebwe bigenze bite abakobwa baraceceka wibuke bari batabawe ntabwo umuntu yagutabara kugenda umuvuga ngo n'uyu ntabaye kandi yakubujije abakobwa banga kwiyereka onkeri bahita bacaho kugira ngo bakomeze akazi kabo ko kwihorera hato onkeri ataza no kubabuza akavuga ngo wowe ibintu ngo babijyane mu nkiko ngo ibiki abana bari babaye abaribwe ubutabera babushyize mu biganza byabo Sironi na Keti bakomeje umuhigo wabo gahunda irakomeje abana b'abakobwa gahunda bari bakurikije bahise none bakurikiza rwa rugo barugiwemo aho byose byatangiriye wa mungu witwa Jedi bahise bamusuriwe ndetse na Lucas umuvandimwe we ariko basanga abana ntabwo barahagera basanga hari mama wabo bivuze ngo mama wabariye bana afatanya n'abahungu be mu kuroga abakobwa cyangwa se mu gucuruza abakobwa byose by'abahungu be bakora arabizi abana ikintu bakoze binjiye mu rugo rw'umukecuru bareba icyayi agiye kunywa barangije nabo bamushyiriramo uburozi nka kumwe umukecuru yabaroze ubundi ukubita imbeba ntabwo ababarira n'ihaka umukecuru nawe bari bamaze kumenya ko akorana n'abahungu be mu gucuruza abakobwa cyane ko ariho barugiwe ari umukecuru wabagaburiye ibiryo birimo amarozi umukecuru nabo baramuroze aba yikubise hasi arasinziriye kumbe abakobwa bamaze gufata umukecuru baramumanuye hasi bajya kumuzirikira muri basement hasi ndetse ni naho bari bazirikiye umwana wo mukecuru bita Jedi umwana bamuziritse hirya umukecuru bamuzirikiye hino bariba nuko ari babiri abana ikintu bakoze babwiye mukecuru ati mukecuru kano kazi wazanyemo umwana wawe cyangwa se abana bawe icara urebe ingaruka umukecuru bamushyira umuhungu w'imbere bamuziritse abakobwa bagufatira imihini batangira kumenagura umutwe w'umuhungu Jedi bamena umutwe mama ari kureba ariko bamubwira ati mukecuru niwe ushuka abana bawe bya bindi bavuga ngo ni nyoko uboshye umwana bamukubitiye imbere ya mama we bamumena umutwe pakarapfa mama ari kureba urubyaro rwe barwiciye imbere ye abana si ibyo gusa umuhungu wa mbere bamaze kumwica noneho bakugira ku mwana w'umukecuru wa kabiri witwa Lucas we baramuzirikura bamutunga imbunda baramubwira ati Lucas fata uno muhini ugenda ukubite mama wawe umumena umutwe umwice gusa abana nawe urabazi na ba nyina umwana kugenda ngakubite mama we biranga nubwo ari umugizi wa nabi biranga bimunaniye kwiyicira nyina icyo bakoze abakobwa bamurasira nawe imbere ya mama we yikubita hasi
abana b'abakobwa ikindi bakoze barangije bafata ya mbunda bahereye kare barashisha abantu, barayifata bahanaguraho ibikumwe byabo, barayifata bayitereka mu biganza bya Lucas, wa musore bari bamaze kurasa mu mutwe. Bafata ya mbunda nanone ayifite mu kiganza hari ibikumwe bya Lucas, kugira ngo nuzapima ibikumwe biriya forensic bakora hano za Kacyiru, barayifata bayishyira ku mutwe wa Lucas. Lucas arangije baramurasa ku mutwe, ku buryo bigaragara ko Lucas ari we wishe abantu bose bari aho, n'abandi bose bano bakobwa bishe. None Lucas byarangiza nawe bikarangira yirashe. Umukecuru byose yarakiri kubireba, abana bari bateguye neza n'ubugome bwinshi. Barangije ibyo kubikora, umukecuru atangira kubabwira ati basi ngiye mwinyica, mfite amafaranga muri iyi nzu, reka mbahe amafaranga mu mbabarire. Gusa Sironi icyo yakoze nta kindi, yese agenda gufatira bino bimashini bikupakupa. Nimba ugiye ubona ukuntu biba byikaraga cyane, bino byikupakupa bashyiramo ubuntu bw'esanse, bino bazana iwanyu gukupakupa. Umwana arangije gufatira ikimashini gikupakupa, aza ku mukecuru aramushwanyaguza mubaga umubiri wose, nk'umubyeyi mubi washyigikiye abana be ndetse wabashutse no muri izi business, umubyeyi utabasha gukura abana be mu mafuti ngo abacyababwira ati ibintu muri musibyo. Umubyeyi ushobora gushyigikira ko abahungu be mbega bacuruza abana b'abakobwa cyangwa se babafata no ku ngufu. Abakobwa nabo namwe bamugiriye, uwo mubyeyi ubundi ni nawe uburi mubi, ni uba woshya abana. Umwana aragiye gufatira cya kimashini gikupakupa gishwanyaguza, araza kubagira umukecuru namuwe guhera hejuru kugeza hasi. Umukecuru baramubaga. Gusa mbere yuko dukomeza na filime yacu, reka mbanze mbibutse ko ya nzoga amaze iminsi ndi kubabwira bita American nanone izanywe n'uruganda Norbert Business Group cyangwa se NBG. Rwa ruganda rukomeje kubamara icyaka. Wibuke ko urwo ruganda ari rwo rwatuzaniye United Gin, twese twarayikunze ngira ngo murabizi, nta muntu by'ukishidikanyaho. Niyo gin yari imaze igihe iyoboye. Si ibyo gusa, twayizaniye abavandimwe bayo. Kuri uyu munsi wa none inzoga yamaze kugera ku isoko yitwa American Gin. Nayo ni gin itwika cyane, ikaba ivukana na United Gin bituruka mu ruganda rumwe NBG. Ubwo abacuruzi n'abantu mwakunze United Gin cyangwa se mwikundira gin muri rusange nkanjye, ubwo mbibutse ko ubwo n'abacuruzi n'abandi mwese mutangire mugende mubaza abacuruzi inzoga bita American. Ndi gusobanura nkanywaho, nakabashimira pe abanywi bene data. American wegenda utangire ubaza abacuruzi American iri hehe, American Gin. Sibyo, reka twikomereze na filime yacu. Gusa nanone abakobwa bakimara gukora ibyo, icyo bakoze bahise bisubirira iwabo, bigira nkaho nta kintu na kimwe cyabaye, ndetse bahamagara na onkere wabo baramubwira ati onkere ngwino turebe uduhe lift tujyane ku kibuga cy'indege, tugiye kwigira hehe, twigire muri New York. Wibuke abakobwa n'ubundi bari baragiye gukora kuri iriya famu yo muri kariya gaturage aho biriya byose byabereye. Bavuga bati nta kazi tugiye gukorayo, tube dusevinga udufaranga n'abana b'abakobwa bakiri batoya, nitumara kubona amafaranga tuzafata indege tujye New York, tujye kurya ubuzima nyine, basohoke batembere nk'undi muntu wese. Ubundi umuntu aba agomba gusohoka mu gihe abonye udufaranga agatembera, akamenya ahantu. Naho mwe muzi ko ngo kurya amafaranga ari ukujya mu mbari mu gasinda, wapura na sohoka ugatembera ukajya kure. Barakwereka onkeri yaje gufata abana Jason, nta nubwo azi byabaye, ntaga byitayeho. Harabona abana bameze neza, gusa barihoreye, ubutabera babushyize mu biganza byabo. Filime yacu nuko tugeze ku musozo, tuyisoza abana bageze ku kibuga cy'indege n'ibikapu byabo bishimye, bavuga ati reka tujye niyo kurya ku buzima, basi tureko twakwiyibagiza bino bibazo byose. Yari Rocky nk'ibisanzwe, Imana ibamugisha ndabakunda, ndetse guhera uyu munsi tugiye kujya tubatamo filime, mutubwire nimba mwayikunze, tujye tubatamo udufilime tumeze gutya, ariko apana kwa kundi musanzwe mubimenyereye. Tuzicuruza ugasobanura films.com. ndetse iyi filime ushaka kuyireba neza n'izindi nyinshi, narababwiye ngo muri description cyangwa se comment ya mbere ibibanza ibipininze ni yanjye, iba ikwereka link wacaho na nimero watwandikiraho na kode wakwishyuraho 7,000 ku kwezi. Buri munsi ukagira filime zisobanuye, ndetse uhereye no kuri ushobora kujya none ukayireba ukayenjoyinga gake gake. Nimba mukunze ukuntu kano kantu gakoze, n'ubundi tugiye kujya dukora nk'ubu, utwandikire muri comment, mwandika ati Rocky komeza udutemo, ndaza kubona ko muri tayari gutabwamo, nanjye nkomeze mbatemo. Ciao ciao, naho ubutaha.